ugasanga umuhungu ntako atagira, yirirwa akorera ishyano ry'umukobwa ngo rikunde rituze, ariko umutima waryo wirirwa urehariha umeze nk'imbwa irehariha ishaka ibivoka byahanutse. Umuhungu akwishyurira inzu, umuhungu agukoreshereza umusatsi, umuhungu akoresha inzara, yewe aranaguhahira. Ayo mahirwe wagize agirwa na bake. Uraho urasamye ntacyo bikubwiye, aragenda ukinjiza abandi cyangwa ukabasanga. Abagabo ntunyurwa, urumva umuhungu ntacyo adakora, azinga afite umukobwa ngo bakundana ngo uzamuhere umugore, yirirwa akora, wowe uraho ntaho uhagamye. Aragenda nawe ukagenda, umutima wawe umeze nka bisi utwara ubonye. Hari igihe uzabura byose wa mukobwa we, niba ufite amahirwe ukaba ufite uwo muhungu ukwitayeho gutyo, urwo rutima rwawe rubi rwo kumutendeka waruvanyemo ugasigarana uw'Imana yaguhaye karemano. Cyangwa se iyo nzirakarengane ukayibwira ikigenda, ariko se wayibwira ute n'inda yawe nini? Ntabwo wayibwira, nanjye ndimo ndasara. Ariko hari igihe ibundi minsi ibibazi, hari umunsi ntarengwa uzakanura ayo maso ijuru rikugweho. Ntabwo abikora kuko amafaranga yabuze ibindi ayamaze,